Yes, kambaye mbishimire mbabwira ngo mumeze mute inshuti zanjye, ese murakomeye? Ikintu nshaka kubabwira none uyu munsi birababaje kabisa. Twe twakuze abenshi dukura mu miryango igiye itandukanye, ariko kugeza ubu ngubu nta miryango ikibaho, ubyemere cyangwa ubyange nta muryango ukibaho. Kera umwana agiraga atya, niba ashaka nko kujya muri famiye, ugashyira kwa nyirasenge, ukagera kwa se wabo, ugashyira kwa nyirarume, ariko ubu tuvugana nta muryango ukibaho, tubyemere nta muryango ukibaho. Si bose kuko hari n'abo usanga bakifata nyine wa muryango nk'umuntu ukomeye, ariko ibyo ndimo ndakubwira ni ukuri ko aka kanya uhamagara so wanyu ufite ikibazo cy'amafaranga makeya, aho kugira ngo agufashe akayaha undi muntu wo hanze. Aka kanya uba ufite nyokome ujya kwishyurira amashuri, amafaranga akayanywera cyangwa akayakoresha ibindi byose. Aka kanya ushobora kuba ubayo uri umufamili, ubayo yakagombye kuba kwitayeho, ariko ntabikore. Turemeranwa? Niba twemeranwa, ugende kuri YouTube channel wandikemo ngo Nshogoza Official, utubwire ati ndemeranwa namwe ko nta muryango, imiryango y'iminsi ntayo. Muri iki gihe utigize isi irakubona, iyo utigize isi irakubona. Nta mushiki wawe, nta mukuru wawe, nta nyogosenge, nta nyoko wanyu, nta. Bishatse kuvuga iki rero? Birasaba ngo twigire. Ugize amahirwe ugashaka neza, uba ufite nyine inshuti, uba ufite mama, uba ufite papa, uba wabonye umuryango umugore wawe yabaye umuryango wawe, yabaye umwana wawe, yabaye nyoko, yabaye so, sibyo? Umugabo yabaye byose ku buzima bwawe. Ariko nanone ibyo bisaba kuba wagize amahirwe, icyo bita amahirwe, chance. Kubera ko nabo se twirirwa tubona bashaka ejo bikanga. Bivuze ngo rero tugeze muri cya gihe umwana arira nyina ntiyumve, umwana wibyariye akaza akagukubita, umubyeyi wakwibyara akaza akakwirukana, akagufungisha. Muri makeya ibintu byabaye ibibazo mu miryango. Ushatse kuvuga iki rero? Nutigira wowe ubwe ngo wigire, urapfuye, birarangiye. Birasaba kugira ngo ube wowe ubwawe wafata umwanzuro wo ukora, ugakura amaboko mu mufuka, ugakora, ukigira. Kera wabangizaga kwiga, babona nk'iwanyu, babona rwose ubuze akazi, kaso wanyu akavuga ati ngo icyanyu ko wanyu akavuga ati ngwino ufite company ngwino yicunga. Ubu Nshogoza ntago njya mbibona, imyaka maze yose sinjya mbibona muri iyi minsi, sinkibibona. Ushatse kuvuga ngo urukundo rwaracitse mu bantu, nta nshuti kibaho, ahubwo nkawe wajyaga, nta nshuti kibaho, nta muvandimwe. Gusa si bose, hari abavandimwe amenya ko uri umuvandimwe rwose, akamenya ko uri umuvandimwe, akagira atya akakwitaho. Yaba uzi ko uri umuvandimwe, warwara akakugeraho, ariko urarwara ukajya mu bitaro bakajya baguha pole. Nta rukundo rukibaho. Sinzi niba ari byo byahozeho muri Bibiliya, sinzi niba ari byo bavugaga ngo turi mu bihe bya nyuma. Ubu ngubu usigaye upfusha umuntu, wahamagara inshuti yawe ikakubwira ngo pole, wahamagara mwene wanyu akakubwira ati pole sana. Birakomeye. Turibaza turi kujya he? Iyi si iri kutujyana he? Oya, namwe nimumbwire, iyi si iratujyana he? Bishatse kuvuga iki rero? Biradusaba gusenga,
biradusaba gukizwa neza, Imana ikaduha urukundo, tugasaba Imana Mwuka Wera akaduha urukundo, ikongera ababyeyi urukundo, ikongera abana. Ejo bundi nagiye mu modoka nkojejeho, haza umudamu utwite, undi aramubwira ati se wahagurukiye umwana w'umusore aramubwira ati nta kinyabupfura tugira, namwe ababyeyi nta kinyabupfura mukigira, bivuze ngo ibintu byarangiritse, byabaye umwanda. Atubera iki? Impamvu wanashingira ko nta kinyabupfura kibaho no mu babyeyi, none se umuntu w'umubyara atinyuka agatuka umwana ku karubanda, ibitutsi ntavugira hano kuri mikoro, ntavugira hano, akamutuka ku byo yambariye, akamutuka kuri se. Ngize ukuri wa mubyeyi, umwana yumva umutuka kuri papa we nashaka bizagenda bite? Tubwizanye ukuri, we nashaka bizaba bimeze gute? Wa mugabo we, umwana umutuka kuri nyina, we nashaka bizagenda gute? Ni ubuhe burere turi gutanga? Ni ubuhe burere dufite? Ntabwo. Birasaba Mwuka Wera. Ahari biranadusaba ko leta yacu ikomeza kwigisha igendanye n'umuco, sibyo? Kugira ngo tugire urukundo nyarukundo, sibyo? Biradusaba gusenga kugira ngo twongere twibonemo rwa rukundo rwa kera, sibyo se? So nitwa Sami Nshogoza, simbukira kuri YouTube wandikemo Sami, sibyo se? Simbukira kuri YouTube wandikemo Nshogoza official, yego, hanyuma utange igitekerezo cyawe. Ese kugira ngo tugire urukundo biradusaba iki? Kuba rutagihari, abagore bararira, abagabo bararira, abasore bararira, abakobwa bararira. Harakorwa iki kugira ngo twese twibonemo umwe, tugire urukundo ruzima, tugire umuco, turerwe, sibyo? Turerwe. Umuntu arihandagaza akajya kuri social media akavuga ibintu kumirwa rwose, nk'uyu muntu yararezwe, afite uburere. Ese turarenganya iwe, turarenganya ababyeyi be, birakomeye. So bishatse kuvuga iki rero? Turasaba Mwuka Wera, Imana ishobora byose, kugira ngo yongere ituminjiremo agafu, ako natwe twongere twiminjiremo agafu kugira ngo tugire urukundo nyarukundo, sibyo se? Yes, alright. Reka mbabwire ngo nashaka ko tuganira kuri aya magambo, ariko ndababwiye ngo ndabemera cyane. Ni Nshogoza official, bashuti zanjye, bavandimwe, babwira ngo caca, ejo tuzaba dufite topic iryoshye, uramenye ntucike, ugenda ukore subscribe, noneho like, comment, kugira utajya ucikanwa n'ibiganiro tuzatugenda tukugezaho. Ndakubwiza ukuri ngo uraryoherwa. Turimo turanabategurira filimi nziza igiye kuzaza icana kuri Nshogoza official, sibyo se? Birasaba rero gukora subscribe hakiri kare kugira ngo ujye urushaho gukurikirana buri kimwe cyose, siko bimeze? Ndabemera cyane inshuti zanjye, ariko reka nanababwire ngo Nyagasani Imana ibane namwe kandi bamere umugisha mu byo mukora, muhaye muronke. Yes.